Mwiriwe, ndabasuhuza cyane nk'uko bisanzwe ni Samuel. Tumaze iminsi rero turebera hamwe uburyo umuntu yategura inama akoresheje application zitandukanye, harimo Webex, harimo Team, harimo Zoom, cyangwa se Google Meet. Ubu rero tugiye kureba uburyo ki niba abandi bagutumiye bafite kugutumira ariko bagahita banyuza link kuri WhatsApp, ariko wowe ukifuza kwitabira inama ukoresheje computer. So iyo ushaka rero kwitabira inama ukoresheje computer kandi link y'inama cyangwa se ubutumire bw'inama babuguhaye kuri WhatsApp, reka turebe uko ubigenza. Okay? Urajya kuri WhatsApp hanyuma urebe aho ubutumwa bwanyuze. Okay? Turebe nk'aha ngaha nk'ubu urabona ko bari bantumiye mu nama gukoresha application ya Google Meet. So aha rero ndahita ndambikamo urutoki muri ubu butumwa cyangwa se iyi link y'inama, nyirambikamo urutoki nsindagiremo bibe selected, nindangiza nkande mu tudomo tw'iburyo mu nguni y'iburyo. Okay, urabona aha hari utudomo maze ukandemo baraguha ijambo bita copy. Ukore copy, nurangiza usubire inyuma ujye kureba Gmail account. Okay, cyangwa se application ya Gmail, ngira ngo turayibona. Okay, nurangiza mukandemo ujye kubwiyoherereza kuri account yawe ya Gmail. Okay, urabona twagezemo. Ndahita nza hano handitse compose, ngira ngo urahabona handitse compose, nindangiza nkandemo. So ningira rero nako ubutumwa bugiye kuva kuri Sami Barthez ari account yawe cyangwa se yanjye, nurangiza hano wongere utayipingemo account yawe ya Gmail n'ubundi. Ndongera nyisubizemo Sami Barthez. Okay, hano yaje, numara kuyihitamo uriyandikira hano compose, hari subject urahashyira wenda se me cyangwa se meeting link. Numara kuyandikamo hano hari compose, uratsindagiramo urutoki. Ahangaha hari compose byumvikane, ngira ngo biragaragara aha kuri text ya message, uratsindagiramo urutoki. Noneho haje ijambo format cyangwa se paste, hanyuma ukore paste ya link y'inama irahitizamo. Nurangiza hano hirya ahangaha handitse send, ngira ngo hano kano kaboro urakabona, aka kantu kaga fresh ni send, uragakandaho bakubaze send this message, uvuge okay, hanyuma ubu message yamaze kugenda. So ubona ko meeting link yamaze kugenda nk'uko mubona hano, message irahitiza. Dore ngiyi hano, iyi ni message nshyashya. Ubu rero nimfungura computer nkajya kuri Gmail account yanjye, ndasanga ino link, nindangiza nyikandeho hanyuma ninjire mu nama nkoresheje computer. So mwakoze cyane rero, mwibuke gukora subscribe niba mutarabikora, hanyuma musharinge buno butumwa ku bantu benshi kugira ngo nyine ikoranabuhanga rigere ku bantu benshi. So thank you, goodbye.